Mumeze mute nongeye kubasuhuza nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu bijyanye na mitasiyo z'imodoka. Hano Dubai Port niho dukora mitasiyo z'imodoka. Ku muntu waguze imodoka, mitasiyo zikorwa ku bantu nkaba njye Marius naguze n'umuntu witwa runaka imodoka ye nshaka inyandiko. Ubu bisa nk'ibyavuguruwemo ku bantu baguze imodoka mu minsi yatambutse, ubu byarahindutse. Ubu bisigaye bisaba ko niba umuntu tuguze imodoka muri niba statiye ari mariye, niba nguze imodoka n'umugabo cyangwa se umugore, agomba kuza no bashyingiranywe kwa noteri kugira ngo bose basinya ko bangurishije imodoka, njye nkasinya ko nyiguze. Icyo gihe ubu mu minsi yabanje umuntu mwaguraga imodoka agahita ajya gushaka agent w'irembo akamudekararira kugira ngo abone randevu ya mitasiyo. Ubu usigaye biva kwa noteri byose birangiye, bisaba ko ubwo abaguze uwaguze asinya n'abandi bagurishije babiri imodoka ibanditseho bose bagasinyira hamwe, noteri akadekarara. Hajyaga habamo ibibazo by'ukuntu ushobora kugura imodoka usanga harimo imisoro, ibirarane, amadeni kuri tin number. Ubu noteri afite access yo gucekinga buri kimwe kugira ngo arebe ko imodoka igurishijwe nta madeni arimo. Wasangaga harimo amadeni ya parking, kevesezi nk'abantu parika mu mujyi, ushobora gusanga imodoka iri mu deni igere mu 20 cyangwa 100 zibaho. Ku bantu parika mu mujyi barabizi ko iyo uparitse bakandika hari imodoka igera mu madeni menshi utabimenye, cyangwa se ku tin number. Hari igihe bisaba ko nka tin number ari nk'iy'ubucuruzi. Tin number z'ubucuruzi akenshi hari igihe ushobora gusanga iri muri TVA, bigasaba ko ya modoka igiye kugurishwa uramutse ugurisha imodoka, turabigarukaho n'ibyo bijyanye na company. Ariko hari igihe umuntu afite tin iri personal ariko ishobora kuba iri muri TVA bitewe n'uko ashobora kuba ayikoresha ubucuruzi. Kwa noteri rero n'icyo basigaye bakora, bacekinga ko buri kintu kimwe cyose kiri ku murongo kugira ngo uze kubona message ya randevu y'igihe uzaza gukorera mitasiyo, ibintu byose biri ku murongo. Ubu ntabwo waza gukoresha mitasiyo utarabona message ya randevu ngo bikunde. Hari ukuntu umuntu yazaga bakanamubwira ko wenda message itaraza bakamwemerera, ariko ubu wowe waguze ukaba waravuye kwa noteri ukadekarara, utegereza message yawe ibiri mu itariki ugomba kuza gukora mitasiyo. Iyo uje ku gihe cyawe baguhaye uraza gukorera mitasiyo nta kibazo. Ikindi kijyanye kugura, ubwo ni umuntu waguze uri personnel, ushobora kugura na company. Iyo uguze imodoka iri kuri company, reka mbereke, ukigura imodoka carte jaune ibimeze gutya, igira plaque, ikagira tin number ni ya nyiri imodoka. Ukibona ku izina no ukabona hariho company, uba ugomba kubanza ukamenya shock iyo company. Umuntu ugiye kukugurisha ashobora kuba ari wowe wanditse kuri company wenyine, ari umuntu umwe wanditse kuri company, biba byoroshye ko uwo muntu afite access yo kugurisha. Ariko iyo company ifite aba shareholders, bisaba ko bakenera ikizwa board of resolution, ivuga ko baba shareholders barigiye baricara bemerera umuntu umwe runaka kugurisha umutungo wa company. Babaye bahari biremera ko bashobora kuza bose bagasinya ko company yabo niba ifite aba shareholders 3 cyangwa 4 bose bagasinyaho ko imodoka bayigurishije. Ibyo biba byoroshye. Ariko hari igihe hashobora kuza umwe muri bo yaje rero abagomba kuzana iyo board of resolution yakorewe kwa noteri. Ni nk'amasezerano baba barakoze bagakora iyo nama ivuga ko bemeye umuntu runaka kubagurishiriza imitungo ya company irimo n'iyo plaque y'iyo modoka. Ibyo biba byoroshye ko ushobora kuza ukagurisha imodoka kuko company yabikwemereye, kuko yabiguhereye uburenganzira. Ugomba kumenya sure rero ugiye kugura ko iyo company ahantu babirebera company ureba RDB certificate. Iyo ugiye kugura uba ufite access yo kubaza amakuru yose ugiye gutanga amafaranga yawe. Ugomba kubaza umuntu mugiye kugura muti iyi company yawe ni yawe, uri umushareholder, bimeze bite? Arakuganiriza, mukaganira ukamenya company mugiye kugura stati yayo. Ubwo ugura bikoroheye ukamenya ngo ibintu biroroshye. Company yere yose ugiye kugurisha imodoka batanga IBM. Kuri cya giciro cy'imodoka mwayiguze agomba kujyamo, bagomba kuguha facture ya IBM kugira ngo RRA ikwemere kugura mitasiyo. Iyo niho biba bitandukaniye kugura imodoka yanditse ku muntu n'iyanditse kuri company. Muri make ndumva ari ibyo ngibyo kubijyanye na mitasiyo. Ugomba kumenya ko buri kimwe cyose cyuzuye kugira ngo wirinde. Mu minsi yatambutse byajyaga bizamo ibibazo byinshi, ugasanga uraje barakubwiye ngo iki ntabwo cyuzuye subirayo. Ariko ubu Rwanda Revenue yarabinogeje, ibishyira hamwe n'abanoteri bafite access
akenshi rwose nta bintu byinshi bikirimo bigoye, ubu usigaye uza uhita ukorerwa mutation utaha. Murakoze cyane, ndabasaba subscribe, share na likes. Murakoze cyane.